Igitabo Quran ni igitabo gifatwa nk'amagambo y'Imana ku bantu babarizwa mu idini ya Islamu kandi bakizera ko gikubiyemo ubutumwa bwa nyuma Imana yoherereje abatuye isi mu myaka 1400 ishize. Muri iki gitabo havuzwemo ibitangaza byinshi bitandukanye, ibitangaza bitashoboraga kuvumburwa n'uwo ari we wese mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad. Bityo abahanga n'abamenyi bo muri iki gihe turimo akaba ari bo babashije kuvumbura bimwe muri ibyo bitangaza igitabo Quran cyari cyaravuze mu myaka 1400 ishize, dore ko hari ibindi byinshi ubwenge bwa muntu butarabasha gusobanukirwa. Ngira ngo urabizi ko ubumenyi bwateye imbere cyane muri iki gihe turimo, bwagiye buvumbura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bityo ngwino turebere hamwe ibyo ubumenyi buvuga ku bitangaza Quran yavuze mu myaka 1400 ishize n'icyo abahanga n'abamenyi bakomeye babivugaho. Mbere yuko turebera hamwe iyi video, banza ukore subscribe kuri channel yacu nimba utarayikora, unadushyigikire ukanda like kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Igitangaza cya mbere, kuba umuntu yararemwe mu gitaka n'amazi. Imana Nyagasani muri Quran iragira iti, twe twaremye umuntu mu gitaka. Quran ivuga ko umuntu yaremwe mu gitaka n'amazi, ahandi naho ikagenda ivuga ibyakoreshejwe mu iremwa ry'umuntu mu buryo bugiye butandukanye, ndetse ahandi ikavuga ko umuntu yaremwe mu byondo. Nyuma y'uko ubushakashatsi bw'ibinyabuzima n'ubutabire ari byo bita biology na chimie bumaze gutera imbere cyane, abahanga batangiye gukora ubushakashatsi bwimbitse bagereranya umuntu n'igitaka, maze nyuma baza kugera ku mwanzuro w'uko ibigize umubiri w'umuntu bisa neza n'ibigize igitaka, aho basanze 61% bigizwe na oxygene mu mubiri w'umuntu, 18% carbone, 10% hydrogen, 3% azote, 1% calcium, naho 1% bigizwe na phosphore mu mubiri w'umuntu, ndetse n'ibindi bitandukanye bigize umubiri w'umuntu. Igitangaje kurushaho nuko ibi byose bigize umubiri w'umuntu byavuzwe haruguru bitari ibinyabuzima ndetse bitanahumeka, ariko iyo biteranyije byose bibyara umuntu uhumeka kandi ufite ubwenge. Igitangaza cya kabiri, ikirango cya buri muntu mu ntoki ze. Mu gitabo Quran umurongo wa 3 n'uwa 4 by'isura yitwa Qiyama, Imana Nyagasani iragira iti, ese umuntu akeka ko tutazashobora gukoranya amagufa ye mu gihe turi kumuzura? Uretse n'ibyo, ahubwo dushoboye no gutunganya imitwe y'intoki ze, imirongo iyiriho igasubira nk'uko yari imeze mbere. Ku bantu babagaho mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad, imirongo iba ku mitwe y'intoki nta gaciro yari ifite kuri bo. Mu mwaka w'1856 nibwo umwe mu bashakashatsi witwa Jinsin uturuka mu Bwongereza, nyuma y'ubushakashatsi yari amazemo igihe, yaje kuvumbura ko buri muntu wese agira imirongo yihariye ku kiganza cye idasa n'iy'undi muntu uwo ari we wese, aho mbere yaho nta muntu wari ubizi. Bityo nyuma y'uko abashakashatsi bakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri iyi ngingo, baje gusanga ko buri muntu wese wabayeho mu mateka yari afite imirongo mu biganza bye y'umwihariko kuri we gusa. Bityo baheraho bafata umwanzuro wo gufata imirongo yo mu biganza ya buri muntu nk'ikirango kimuranga. Hashize igihe, iyi mirongo yo mu biganza yaje kujya yifashishwa n'abapolisi mu gufata abanyabyaha ndetse no gukora iperereza ahabereye ibyaha. Mu by'ukuri iyi mirongo yo mu biganza uburyo itangaje, usanga no ku bana b'impanga itandukanye buri wese afite idasa n'iy'impanga ye. Ikindi gitangaje nuko iyo umuntu akoze ku kintu runaka, imirongo y'intoki ze iguma kuri icyo kintu yakozeho, kandi nta n'umuntu ushobora kwigana imirongo y'undi muntu ngo ayikoreshe mu buryo butemewe. Imirongo yo ku rutoki rw'umuntu ntawe ushobora kuyihindura ngo ayigire uko yifuza, ndetse n'igihe umuntu yagize ibyago uruhu rwe rugashya cyangwa se kubera gusaza uruhu rwe rukipfunyarika, ntibishobora gutuma imirongo imuranga yo mu ntoki ze isibama cyangwa ngo ihinduke. Umutwe w'urutoki rw'umuntu ungana na santimetero 2 gusa, kandi muri izo santimetero 2 hakaba hakubiyemo imirongo mitoya irenga miliyoni umuntu atabasha kubonesha amaso. Imana Nyagasani mu kurema iyi mirongo mu biganza by'umuntu biratwereka ubushobozi n'ubuhambare buhebuje bwayo. Kuba rero muri Quran Imana Nyagasani yaratanze urugero rw'uko yashobora kongera guteranya amagufa y'umuntu no kongera gutunganya imitwe y'intoki mu gihe ari kumuzura, ni kitwereka ko imitwe y'intoki y'umuntu ari ikintu kidasanzwe, nubwo ku gihe cy'intumwa y'Imana abantu batayihaga agaciro kuko batari bazi icyo bisobanuye. Igitangaza cya gatatu, igituma imvura igwa.
Impamvu ituma imvura igwa byamaze imyaka n'imyaka ari ibanga ku kiremwa muntu, ariko nyuma y'uko haje iterambere ry'ubumenyi bw'ikirere, abahanga baje kuvumbura inzira imvura inyuramo kugira ngo itugereho hano ku isi. Havumbuwe ko imvura itugeraho binyuze mu byiciro bitatu bikurikira: habanza umuyaga n'umwuka bizamuka mu kirere bigatuma habaho ibicu, ubundi nyuma ibyo bicu bigahindukamo ibitonyanga bitanga imvura. Ariko iyo turebye muri Quran dusanga izo nzira abahanga bavuze imvura inyuramo Quran yarazivuze mu myaka 1400 ishize, aho yagize iti: Allah niwe wohereza imiyaga ikikorera ibicu maze akabikwirakwiza mu kirere uko ashaka, maze akabigira ibice bice, nuko imvura ikabisohokamo maze yayigeza kubo ashaka mu bagaragu be bakishima. Muri sura Rum umurongo wa 48. Igitangaza cya kane: kuba isi ari umubumbe. Iyo turebye mu mateka y'isi dusangamo abantu bagiye batandukanye bagiye batanga ibitekerezo uko babyumva ku miterere y'isi ndetse ntibabashe kubyumvikanaho, ndetse abenshi bakaba baremezaga ko iyi si dutuyemo irambuye imeze nk'isahani irambitse hasi. Ariko mu binyejana bishize abahanga bifashishije ubwenge ndetse n'ubumenyi buteye imbere baje kuvumbura ko iyi si dutuyemo ari umubumbe, bitandukanye n'ibyo abambere bavugaga ko isi imeze nk'isahani irambuye hasi. Nyuma yaho ubushakashatsi bwarakomeje kugeza ubwo iterambere ryashoboje abantu kujya mu kirere babasha kwibonera neza ko isi ari umubumbe, babyemeza 100%. Gusa hamwe n'ibyo byose Quran mu myaka 1400 ishize yari yarerekanye ko iyi si dutuyeho ari umubumbe, aho yagize iti: yaremye ibirere n'isi ku mpamvu z'ukuri, yorosa ijoro ku manywa akanorosa amanywa ku ijoro. Mu by'ukuri iyi mvugo yo muri Quran iratwereka neza ko iyi si dutuyemo ari umubumbe, kuko inshinga yo mu Cyarabu yitwa kawar yakoreshejwe muri iyi nteruro. Mu rurimi rw'Icyarabu ikoreshwa iyo nk'umuntu ashaka kuzinga igitambaro ku mutwe we. Bitwereka ko rero Imana kuba yarakoresheje iyi nshinga hano ahangaha yashaka kutwereka ko isi dutuyemo mu by'ukuri iteye nk'umubumbe aho kuba iteye nk'isahani nk'uko abahanga ba mbere babivugaga. Igitangaza cya gatanu: akamaro k'imisozi. Quran ivuga akamaro k'imisozi aho igira iti: nuko dushyira imisozi ishimangiye ku isi kugira ngo itabanyeganyeza. Umuntu yitegereje neza asanga Quran ishaka kuvuga ko akamaro k'imisozi ari ukugira ngo isi itanyeganyega. Mu gihe Quran yamanukaga nta muntu wari uzi uwo mwihariko w'imisozi, kugeza ubwo ubushakashatsi bwifashishije ikoranabuhanga riteye imbere cyane bwaje guhamya ko ibyo Quran yavuze ari ukuri ntakuka. Aho mbere yaho abantu bari bazi ko imisozi ari ibiremwa by'umurimbo gusa biraho, ariko nyuma abahanga baje gusobanukirwa ko imisozi atari imitako gusa, ahubwo abahanga baje gusanga ko munsi y'imisozi yose hari ikindi gice cyitwa imizi y'imisozi, aho imwe mu misozi ifite igice kindi munsi yayo kikubye inshuro 1015 uburebure bw'iyo misozi ubwayo. Bityo akamaro k'imisozi ku mubumbe w'isi umuntu yakagereranya nk'ak'inkingi zikomeye zifashe igisharagati kugira ngo kidatwarwa n'umuyaga. Urugero nk'umusozi wa Everest akaba ariwo musozi muremure ku isi ufite uburebure bwa metero ibihumbi hafi 9, ukaba ufite imizi ya kilometero 125 munsi y'ubutaka. Igitangaza cya gatandatu: ukugenda kw'imisozi. Quran iragira iti: uzanabona imisozi wibwire ko iri hamwe, nyamara izaba igenda yihuta nk'ibicu. Muri uyu murongo Quran iraduha amakuru y'uko imisozi igenda kandi itari hamwe nk'uko tubibona. Bwari ubwa mbere mu mpera z'ikinyejana cya 20 aho umuhanga ukomoka mu gihugu cy'Ubudage witwa Alfred Wegener yaje kuvumbura ko iyi si dutuyemo yari ifatanye mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize, maze nyuma iza gutandukana icikamo ibice bigiye bitandukanye ku mpande zose z'isi. Ariko abahanga mu mwaka w'1980
baje gusanga ko uwo Alfred ibyo yavugaga ko byari bifite ishingiro, kuko baje gusanga ko ari byo. Mu nyandiko uwo muhanga vegan yanditse mu mwaka w'1915 avuga ko mu myaka miliyoni 500 ishize iyi si dutuyemo yari ifatanye yose, nyuma iza gutandukana bitewe no kugenda kw'imisozi. Igitangaza cya 7: kutivanga kw'inyanja ebyiri. Quran iragira iti: Imana Nyagasani yaretse inyanja ebyiri zirahura, hagati yazo hari urubibi zitarenga, bityo bituma zitivanga. Quran iri kutwereka uburyo hari inyanja ebyiri zitivanga kandi zifatanye. Mu by'ukuri biratangaje cyane. Mu kinyejana cya 20 habonetse inyanja ebyiri arizo Atlas n'inyanja ya Mediterane zifatanye ariko ntizivange kubera urwunyunyu n'ubushyuhe bw'amazi y'urubogobogo birangwa muri izo nyanja, kandi hagati yazo harimo umurongo w'ubururu uzitandukanya. Umwe mu ngabo zirwanira mu mazi w'Umufaransa yaje gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri iyi ngingo, aza gusanga koko ari byo izo nyanja zitajya zivanga na rimwe. Quran mu yindi aya iragira iti: kandi Imana Nyagasani niyo yahuje inyanja ebyiri, imwe ifite amazi y'urubogobogo amara inyota, naho indi ikaba urwunyunyu rukaze, maze ishyira urubibi hagati yazo rutuma zitivanga. Ubushakashatsi bundi bwagaragaje ko iyo amazi y'urubogobogo aza kuramuka yivanze n'ay'urwunyunyu, ibinyabuzima byose biba mu mazi byari gupfa bigashira. Iki rero kikaba ari kimwe mu bigaragaza ubuhambane bwa Nyagasani. Mwakoze kwifatanya natwe muri iki cyegeranyo, tubararikiye kuzabagezaho ibindi byegeranyo byiza. Naho ubutaha, muhorane amahoro y'Imana.